les gens ont tendance à donner un nom à quelque chose. J'ai toujours essayé de dire la Croix du Sud, mais ça ne prend pas. Ça revient toujours Kwanyirinkwaya. Ça veut dire que quand je suis arrivé au Rwanda, j'ai commencé tout de suite à chercher aussi comment travailler, ouvrir un cabinet, une polyclinique. Mais trouver des bâtiments, c'était un problème. C'était ainsi qu'un jour, j'ai eu l'occasion de voir un médecin qui m'a montré. Yatangiye agira ati navuga ko nabitangiye kuva mu 1985 kugeza mu 1988 mereye muri Senegal aho nigaga. Narangije amashuri mu 1985 ngiye Burundi ntangira gukorera mu bitaro bya leta, nza no gukorera mu bitaro bya data kugeza mu 1994 ubwo twahungukaga tuza mu Rwanda. Ninde ni muntu ki, akora iki, azwiho iki, tumenyeho n'ibindi byinshi bitandukanye. Dr Nyirinkwaya Chrysostome ni muntu ki? Tubane, njye ndi Niyonkuru Carine, naho iyi ni Niyonkuru Media. Wibuke gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo tujye twibanira nawe hano kuri Niyonkuru Media. Nkatekereza ko umeze neza, utameze neza ibihe birahinduka. Uyu munsi ushaka kubona byanze, ariko ejo cyangwa ejo bundi hamwe n'Imana, hamwe no gusenga ibintu bikagenda neza. Ati biranshimisha kubona umwana wavukiye mu biganza byanjye nawe aje kubyara. Dr Nyirinkwaya Jean Chrysostome ni umugabo w'imyaka irenga 60, akaba amaze imyaka irenga 38 mu buvuzi. Azwiho mu bitaro bye byigenga aho benshi tuvuga ngo ni kwa Nyirinkwaya, biherereye mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ni umuganga w'inzobere ku ndwara z'abagore, ari nacyo cyatumye benshi bamwiyumvamo ku by'umwihariko abamukeneyeho serivisi zo kubyaza muri ibyo bitaro. Ibitaro byigenga byo kwa Nyirinkwaya byatangiranye n'abaganga babiri. Kuri ubu bafite abaganga barenga 15 bahoraho n'abandi benshi badahoraho. Muri rusange byahaye akazi abarenga abantu 300. Dr Nyirinkwaya Jean Chrysostome avuga ko atagikora ibikorwa by'ubuvuzi umunsi ku wundi uhereye mu mwaka wa 2021 ubwo yatangiraga ikiruhuko cy'izabukuru, ariko ntarabihagarika burundu. Dore ko kugeza ubu afite umuryango wita ku bijyanye n'ubushakashatsi n'ibikorwa by'ubugiraneza bizwi nka Nyirinkwaya Foundation, ukorera mu karere ka Bugesera, ndetse kandi abanakurikirana ubuhinzi bwa makadamiya bwe. Mu kiganiro yagiranye n'Igihe, Dr Nyirinkwaya yagarutse ku ngingo zitandukanye zirimo imiterere y'urwego rw'ubuvuzi mu Rwanda, imbogamizi abarushoramo imari bahura nazo n'ibindi bitandukanye. Dr Nyirinkwaya yaba yarinjiye mu mwuga w'ubuganga bigenze bite kandi ryari? Yavuze ko yabitangiye kuva mu 1985 kugeza mu 1988. Ati mpereye muri Senegal aho nigaga. Narangije amashuri mu 1988 ngiye Burundi ntangira gukorera mu bitaro bya leta, nza no gukorera mu bitaro bya data kugeza mu 1994 ubwo twahungukaga tuza mu Rwanda. Dr Nyirinkwaya akigera mu Rwanda yasanze ibintu bimeze bite, ni iyihe mirimo yahise akora? Yagize ati icyo gihe buri wese yari ari kureba icyo yakora mu gufasha igihugu cyari kirimo kuva muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Dr Nyirinkwaya ati nabanje gutanga ubufasha hafi umwaka wose nkora ubuvuzi, maze mu 1996 nza gusubira kwikorera. Natangiriye mu ivuriro nashinze Nyamirambo, yari inzu ifite ibyumba 8. Ntangirana n'abantu benshi bifuzaga ko mbavura, ariko wareba ahantu dukorera kabona ni hato cyane. Niyo nk'umuntu yashakaga ko tumubaga byaragoranaga cyane kuko hari hato cyane ugereranyije na serivisi twatangaga. Nyuma rero twaje kuryagurira mu nzu yo hirya yacu, ubu hari ivuriro rya Saint Jean, kongeraho ibindi byumba, ariko tuza kuburaho gushyira abana bavuka bananiwe, naho twashyira izindi serivisi nyinshi kuko abanyarwanda benshi bari bamaze kutuyoboka kandi badufitiye icyizere. Dr Nyirinkwaya yaje kwimukira i Nyamirambo. Ese yimukiye i Nyamirambo bigenze gute, byari ryari? Ati mbonye ko ivuriro ryanjye rikomeje gukura cyane
natangiye gushakisha uburyo nakubaka kugira ngo rero ubone ahantu ho kubaka heza ntibyari byoroshye kuko uba ukeneye ahantu hazwi. Nabonye hariya kwa Rando mbona ni ahantu heza, ntangira kubaka gake gake maze mu 2009 nza kuhimukira. Kuva mu mwaka 2009 rero twimukiye hariya kwa Rando. Ivuriro ryacu ryari rizwi cyane mu kuvura abagore cyane cyane serivisi zo kubyaza. Twaje kuvugurura twongeramo serivisi z'abana bananiwe bavurirwa bakitabwaho. Serivisi z'abana twongeyemo laboratoire, twakira abantu baje barembye isaha iyo ariyo yose n'izindi nyinshi zirimo indwara zo mu mazuru ndetse no mu muhogo. Ikintu kimwe twirinze ni ukuzana abahanga mu kuvura amaso kuko hari abandi bantu bari iruhande rwacu kandi babikora. Dr Nyirinkwaya n'ibiki bimushimisha iyo arebye ibitaro bye yashinze, yagize ati ikintu cya mbere kinshimisha ni ukureba abantu nagiye mvura bakira nkababona bagenda mu muhanda bafite ubuzima. Ikindi ni ukubona akana kavuye mu ntoki zanjye karakuze nawe akagaruka kuhabyarira, ukabona uwo mwana nawe agarutse kuhabyarira kuko ubu nicyo gihe cyabo. Ati biranshimisha cyane. Ibitaro byakabaye kuba binshimisha ariko kuko hari byinshi nyibona bikenewe nk'ibikoresho bijyanye n'igihe nkaba mbona bigoye kubibona kubera ubushobozi. Ntabwo byo binshimisha cyane, ahubwo mfite akantu gato k'akababaro ko kuba ntafite amafaranga ngo nongeremo ibikoresho byinshi fasha abanyarwanda bajya kwivuriza hanze n'abandi barwara indwara zitandukanye. Ikindi kimbabaza kuri iyi ngingo nuko abantu benshi batumva akamaro ko gushora mu buvuzi ngo tugure ibikoresho bikomeye. Abantu be kujya kwivuriza hanze abenshi ntibabyumva rwose, ntibumva akamaro ko gushora mu by'ubuvuzi. Ese Dr Nyirinkwaya yamaje kubona ibikorwa bimajije gukorwa mu rwego rw'ubuvuzi mu Rwanda nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi abyakira ate? Yagize ati kuva mu mwijima ukajya ahera ibintu byose byarahindutse cyane. Reka mbaye nk'urugero nk'abaganga b'inzobere mu Rwanda runaka zinoroshye wasangaga ari babiri mu gihugu cyose. Imana twagiraga nuko abaforomo wasangaga bazi ibintu byinshi ku buryo badufasha, gusa ntiwakuraho ko hari umubare munini w'abantu bishwe na malariya, foyide, macinya, sida n'izindi ndwara zitandukanye. Wasangaga abantu bapfa bishwe n'indwara wabonaga zidakwiye kwica. Abantu benshi bishwe na sida abandi bakanayandura ntibabimenye kandi ikabahitana kubera kudakoresha ubukangurambaga ngo bazirinde. Hari na Mugiga nayo yagiye itwicira abantu benshi cyane. Uziko abantu bishwe no kwivuza amagendu, uziko abantu bishwe n'igituntu n'izindi ndwara bakajya batinya kujya kwivuza ko byari bihenze. Gusa ndashimira leta kubera imbaraga nyinshi yakoresheje mu gutuma tubona imiti myinshi kandi vuba cyane. Yahagurukiye kandi gukangurira abantu benshi kwirinda sida muri iyi myaka bakisuzumisha, gahagurukira amagenda aho wasangaga abantu bigize abaganga bagakoresha urushinge rumwe mu kuvura abantu benshi. Ibyo byose byatumye kwandura sida bigabanuka, imiti yayo nayo yarabonetse vuba kandi ari myinshi. Ikindi navuga, ubuse muracyabona umuntu warembye kubera imbasa? Ndakeka nta twana tugicumbagira kubera imbasa. Ubu dufite porogaramu nyinshi zikurikirana ababyeyi babyara uburyo iyo umwana apfuye bakurikirana mpaka bagasanga hari amakosa yakozwe. Ikindi ubu turishimira ko serivisi z'ubuzima ziri hose, ntabwo ababyeyi bakibyarira mu rugo, ntabwo abantu bakinanirwa kubona imiti. Abavuraga amagendu barashize, mbese ubu bintu bimeze neza mu buvuzi. Dr Nyirinkwaya yavuze ko ashimishwa no kubona abantu yagiye avura batembera bafite ubuzima bwiza. Ese Dr Nyirinkwaya ni ibiki abona bikwiye gukorwa ngo urwego rurusheho gutera imbere rw'ubuvuzi? Dr ati ubu tugeze mu buvuzi busaba gushora imari cyane kugira ngo tubashe guhangana n'indwara ziri gufata abantu. Indwara za malariya n'izindi zoroshye twamaze kubona ibikoresho byo kuzivura. Rero hari n'indwara z'umutima nk'ipsiko, diyabete, umwijima, kanseri n'izindi nyinshi zikomeye. Ubu nizo noneho dutangiye guhangana nazo kandi zikeneye ishoramari rifatika kugira ngo tugire ibikoresho byo kuzivura, kandi kugira ngo uzipime birasaba ibikoresho bihambaye, kongeraho abaganga b'inzobere. Ubu rero nibwo buvuzi bukenewe cyane muri iki gihe, nayo mpamvu mbona leta ariho ikwiye gushyira imbaraga nyinshi.
dufashe abanyarwanda benshi tubarinde kwicwa n'izindi ndwara. Ariko se kandi nizihe mbogamizi Dr Nyirinkwaya abona abikorera bahura nazo mu gushora imari mu buvuzi? Yagize ati abantu benshi ntibaramenya icyo bisaba, bumva ngo ni ubuvuzi ni ugutabara, ariko kandi ubuvuzi ni imiti n'abaganga bake. Ariko icyo navuga, ubuvuzi busobanuye gushora imari kandi nyinshi, gusaba amafaranga menshi cyane. Ntabwo ari ibintu wabyuka ngo ugiye gukora, ugomba kuba ubona amafaranga menshi atuma wishyura abaganga, abaforomo no kugura ibikoresho, kuko ibikoresho byo kwa muganga birahenda kandi cyane, bigahenda bitari buhite bigaruza amafaranga nk'uko wayashoye. Ushobora no kugura igikoresho kiguhenze cyane ukazayagaruza mu myaka 10 iri imbere. Rero birasaba kubijyamo atari ubucuruzi ugiye gukora gusa, ahubwo ari ubwitange, ubumuntu no kwiyemeza ukumva ko mbere yo gushaka inyungu ugamije gutanga ubufasha. Dr Nyirinkwaya nicyo abona leta ikwiye kubafasha. Yagize ati babanze bamenye ibibazo abafite amavuriro yigenga bafite, nibabimenya nibwo bazamenya n'icyo babafasha. Ubu hari ibibazo byinshi ariko ndakeka dufatanyije byakemuka, abantu bagatanga umusanzu wabo. Hari abavuga ko banki zidakunze gutanga inguzanyo ku bashaka gushora mu buvuzi. Byo Dr Nyirinkwaya bivugaho iki? Ntabwo ziba zishaka gukorana n'abantu bahomba. Aseka cyane. Ikindi kuki wumva washaka gushinga ivuriro ugahita wirukira muri banki? Banza ukore, abantu babone ko ibyo ukora bigenda neza, abantu bose babanze bakugirira icyizere. Na banki nayo ntabwo izakwima amafaranga. Banki kugira ngo ziguhe amafaranga nuko waramaze kugirirwa icyizere, kuko ntibashaka gushora ku muntu uzahomba. Baragenda nabo bakareba uko winjiza amafaranga, abakiriya ufite, bakareba abakozi ufite nuko ubahemba. Imishahara dutanga kwa muganga iri hejuru cyane cyane, kugira ngo ubashe guhemba nuko uba wakoze ukabona amafaranga menshi. Ibyo rero nibyo banki zikeneye kandi biracyagorana mu Rwanda ko winjiza amafaranga menshi uyakuye kwa muganga. Dr Nyirinkwaya ni izihe nama agira abakiri bato bifuza kuba abaganga? Yagize ati ibintu byose rero ntibihora bimeze kimwe. Abo bana nibaze bige bakora amahugurwa menshi, ntibakumve ko baminoje kuko indwara ziri kwihinduranya buri munsi. Muganga ahora yihugura, ntabwo atuza ngo yicare hamwe. Ni akazi keza cyane, atari uko kabamo amafaranga menshi, ahubwo aho kabera keza nuko ukiza ubuzima bw'umuntu wari ugiye gupfa. Iyo wabikoze urataha ejo wahura nawe ukumva urishimye cyane. Ikindi nabwira abakiri bato, nibakora ubuvuzi batarindiriye guhembwa. Akazi kacu ushobora gukora amasaha 24 utari waruhuka, kuko kuvura abantu ni ubwitange kuruta uko wabikora ngo ubone amafaranga. Babikorana urukundo, inyungu bazazibona imbere. Byifasha bite mu kiruhuko cy'izabukuru Dr Nyirinkwaya aherutse gutangira? Ibyo bintu byo kuvuga ikiruhuko cy'izabukuru ku muganga sibyo. Umuganga areka akazi burundu ari uko atakigashoboye cyangwa se atakibishaka. Ni ukuvuga ko igihe urengeje imyaka 65 uba ugeze mu gihe cyo gufata ikiruhuko. Ariko ese Dr Nyirinkwaya bivuze ko atagikora umunsi ku munsi? Yagize ati yego, ubu njyayo ariko nta mushahara mbona ku byo nkoze. Ubu nagabanyije umubare w'abarwayi. Mbere navuraga abantu 40 kugeza kuri 45 ku munsi, none ubu nagiye ngabanya, mvura nka 12, 3, 5 gutyo. Mvura abantu benshi wenda nk'igihe ngiye gukorera i Rubavu. Ariko rwose nsa n'uwagabanyije umubare cyane kugira ngo mparire abandi baganga nabo bakore. Wakoze kandi gufata uyu mwanya, wakoze gufata uyu mwanya wose maze ukabana natwe. Je wumvaga ndi Niyonkuru Carine. Naho iyi ni Niyonkuru Media. Wibuka gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugereraho ku gihe. Aho twarebaga Dr Nyirinkwaya ni muntu ki, ibitaro bye byatangiye ryari, kandi yaje mu mwuga w'ubuganga ryari bigenze bite? Ese yaba ari amateka y'umuntu cyangwa ibintu runaka ushaka kumenya? Bitwandikire muri comment maze tuzabigarukeho mu magambo arambuye. Ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa inyunganizi, nta kibazo wabinyuza hano muri comment section. Cyo murambifuriza Imana ikomeze yagure kandi yobora intambwe zanyu. Turabakunda cyane hano kuri Niyonkuru Media.